Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Uyu mwanya nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ese ni iki kigutera gukora icyo uri gukora? Ni iki kigutera gusenga? Ese ni iki kigutera kugirira neza mugenzi wawe, abantu runaka? Ni iki gituma ushobora gukora imirimo itandukanye mu itorero ndetse n'abandi? Ese ni ryari biri ngombwa ko wenda ikintu navuga biri ngombwa ko nkwiye gushimirwa cyangwa bitari ngombwa ko nkwiye gushimirwa? Ese gushimirwa ni bibi? Umuntu wagize neza ashimiwe ni bibi? Ese gukora ikintu kikajya ku karubanda, itangazamakuru n'abandi bantu batandukanye bakabimenya tukabyirata, byo ni ngombwa? Niki ijambo ry'Imana bivugaho? Ese Yesu kuki Imana iteka idusaba kugira ngo dukorere mu ibanga? Ni iyihe mpamvu? Ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bw'isugaritswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 17 haravuga ngo ariko woweho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta kugira ngo mu mutwe, wiyuhagire mu maso kugira ngo abantu batamenya ko wirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugorerera. Kandi iyo usomye muri ibi bice 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wehoho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icy'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibiziherereye azakugororera. Aha nari natangiye mbaza ikibazo, ese gukora umuntu agashimwa ni bibi? Ese gusenga abantu bakabimenya ni bibi? Kera basengaga mu gihe cyatambutse cyo mu isezerano rya kera, bisigaga ivu bakambara ibigunira bakiriza bikamera ukundi kuntu bikamenyekana. Hari n'amasengesho usanga dukora abantu gatandukanye, tuvuga ati twebwe turi mu masengesho y'imisi 40, turi muri aya ngaya tumaze gusenga ayigihe nk'iki. Ese kuki Imana dusaba kugira ngo ibintu dukora byose tubikorere mu ibanga? Gushimwa, reka mvuge iki kintu, gushimwa si bibi, nta nubwo ari icyaha, ariko ikibazo ni gitumye ukora icyo kintu. Kuko hari abantu bagira neza kugira ngo biyerekane, bamenyekane. Hari ababikorera kugira ngo ku bwabo bibahesha icyubahiro, bubahwe muri sosiyete, bagira icyubahiro. Niyo mpamvu uzasanga abantu bamwe bahamagaza itangazamakuru n'abandi batandukanye. Ariko ijambo ry'Imana ridusaba ikintu cyo yuko nukora ukagirira neza mugenzi wawe, ngo ukuboko kumwe nikukamenya icyo ukundi kwatanze. Iki kigereranye bivuga nuko nta wundi muntu ukwiye kumenya ya neza kwagiriye umuntu. Hari igihe ujya wumva ko umuntu yagira neza akigamba ibintu yakoze n'ibindi bitandukanye. Ni byiza iyo tubwira abantu, tubwiriza abandi gukora, ariko ni bibi iyo dushaka kwiyerekana. Impamvu Imana rimwe na rimwe yagiye ivuga ngo ujye ubikorera mu ibanga, nuko muri kwa kwiyerekana no muri kwa kuvuga kenshi Satani ntihaduterera tukatangira kugira ubwibone, tukumva ko ari cyo turi cyo muri sosiyete, tukumva ko ari cyo turi cyo mu bantu runaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo nukora ikintu ntukagikorere kugira ngo amaso y'abantu akubone, kuko ari bwo uzabona ingororano y'Imana. Ariko nubikora ugamije kugira ngo ushimwe, ugire success cyangwa wubahwe muri sosiyete, ijambo ry'Imana ritanga igisubizo n'umwanzuro nyakuri, rikavuga ngo ingororano yawe uzaba umaze kuyibona, ingororano yawe uzaba uyirangije. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo wowe nusenga ukaba ugiye gusenga, ntukagende ngo umere nk'indyarya muvuge ngo turi mu y'imirongo ingahe, nta nubwo atari bitewe n'impamvu runaka. Ntukavuge ngo ugende wisiga ivu wambara ibigunira, oya, ahubwo ngo ukarabe mu maso, wisige, uke, ugende uganire na so mu ijuru, kuko ngo areba ibyiherereye mu mutima. Utaratangira no kuvuga amenya icyo cyari. Rero bene data, ijambo ry'Imana duhugurira iki? Gutangira kwiga gukora mu ibanga. Kwa kenshi imirimo yo ku karubanda igituma abantu benshi bagwa mu byaha.
ituma abantu benshi Satani abategeramo imitego. Ni ngombwa ko dukwiye guharanira gukorera mw'ibanga kandi neza tugiriye abandi ntimenywa n'abandi. Bibiliya ni kwitubwira. Rero nagira ngo nkubwire muri aka kanya, umva icyo Yesu agusaba, haranira gukora mw'ibanga, ariko nanone byose biterwa n'igitumye ubikora. Igitumye ukora icyo kintu, gitumye ubivuga, gitumye uhamagaza itangazamakuru, ese ni ukugira ngo bibera abandi urugero rwiza, cyangwa ni ukugira ngo ugire icyubahiro bisanzwe umenyekane? Kuko Satani ateje abantu benshi ubwibone bigatuma bava ku Mana. Niyo mpamvu Imana ibikubuza gutyo, ni ukugira ngo udatererwamo n'ubwibone, wumve ko hari icyo uri cyo, maze ntuheshe Imana icyubahiro. Imana iguhe umugisha, ndagushimiye kuko twari turi kumwe. Iri jambo nirikugirire umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'umwanya mwiza waduhaye. Reka izi mpuguro zigira umumaro ku bantu batandukanye bazumva, kandi umwuka wera akomeze kutuyobora no kutumurikira muri byose. Komeza kudufasha icyo twifuza no kuzagira umugambi bwawe. Reka ibyo ushaka ari bishime biboneke, tanga agakiza ku bantu batagafite, kandi urengere ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu twize kubikora, amen. Imana ibahe umugisha kandi mukomere.